Guha ikaze wowe ukunda wowe ngo ikaze kuri Itafari TV ndetse mbaha ikaze muri hose hirya no hino ku mpande zose z'isi cyane cyane ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Uyu munsi turi kumwe n'impuguke mu miganirire akaba yitwa Manishimwe Protais. Tugiye kuganira ku bijyanye n'imaze iminsi bivugwa ku munyamakuru witwa Murungi Sabin, aho uyu mugabo ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 2024 yagarutse mu kazi nyuma y'ibyumweru hafi 3 adakora. Ese yari ahugiye mu biki? Kuki Murungi Sabin agarutse nyuma yuko havuzwe byinshi kuri we? Ese bundi byagiye biterwa n'iki? Ni iki gishyashya gitumye uyu mugabo agaruka? Kuki aje ahinduye imikorere? Wayi kaze bwana Protais. Akoze cyane. Iracamo Nta kibazo kabisa. Kazuba izuba hanze rimeze nabi kabisa, ariko nyine n'imvura imaze iminsi bigwa byose ntacyo biba bikenewe. Kwihuse uyu munsi twabonye umunyamakuru Murungi Sabin agaruka ku muyoboro we wa YouTube. Yari amaze hafi ibyumweru 3 adakora nyuma yuko uyu mugabo wahagaritse avuga ko agiye kwivuza. Ariko itangazo yashyize hanze kuri Instagram page ye ntabwo yavuze ibyo agiye kwivuza ndetse n'ikibazo cy'uburwayi yagize. Ubwo ashyiraga hanze iryo tangazo haciyeho iminsi 2 niba atari 3, umunyamakuru witwa Karara ashyira hanze video igaragaza uwitwa Murungi Sabin arimo gutaka amerewe nabi, yaguye yavunitse. Nibwo hatangiye gucicikana amavideo avuga ko uwitwa Murungi Sabin yaba yaravunitse cyangwa se araguye kuri icyo kiraro aho hantu ko mu kingo, ngavuye kuryamana n'uwitwa Ngwino Ndebe. Uyu Ngwino Ndebe akaba nawe ari umwe mu bashuti ba Sabin, dore ko yajyana mukoresha ibiganiro byinshi, ndetse ubwo Sabin yari aryamye aho hantu mwagiye mubibona. Ngwino Ndebe yari muri hafi kugeza ubwo umudamu waje kubatabara akavuga ko ari umukuru w'isibo y'aho hantu bari we yaje mu itangazamakuru akavuga ko yabajije aba bantu ati ese uyu nguyu muri kumwe n'umugabo wawe? Ngo Ngwino Ndebe aravuga ngo yego, ariko abivuga afite isoni. Birumvikana. Rero witwa Sabin bakavuga ko yabonye bimaze kuba byamenyekana n'ipfunwe akajya kwivuza hanze, arajijisha n'ukujijisha. Ariko yaragarutse bari mu Rwanda. Ndetse nyuma yaho twabonye umunyamakuru witwa Tijara Kabendera ari we wari umaze iminsi akora kuri chaîne ya YouTube ya Murungi Sabin, ariko nayo harashize hafi ibyumweru bigera kuri 2 hari Sabin nta kintu ashyira kuri chaîne ya YouTube. Uyu munsi Sabin yagarutse ibikoresho bishyashya mu isura nshyashya. Sabin bari bamumenyereye ko ari umuntu ukora, ariko yatumiye abatumirwa. Uyu munsi niwe wenyine yiziye kuri tele, yiziye wenyine. Ndetse ikindi bari bazi ko ari umuntu utinya kamera, noneho uyu munsi yayije kuri kamera. Mu kiganiro kimara isaha yose Sabin yavuze byinshi. Ibi bintu byabaye kuri Sabin n'irihe somo byasigira abagabo? Isomo ryasigira abagabo, urumva niba ufite umugore deja ukajya gushurashura no ku wundi, nabyo ubwabyo bari ikibazo. Kandi noneho wenda ukanabikora n'ahantu biratuma abantu bakugwaho. Burya hari ahantu wenda ushobora kuba wajya, yenda n'urugero nko muri hoteli runaka, ukaba nta muntu wapfa kukugwaho gituma, wenda ukajya gukora ibyo ukora ariko ukagaruka ugatura. None ugiye mu rugo urenzeho no kuvunika, urumva ari ikibazo. Hari igihe avuga ngo hoteli ni umuntu uzwi, nshobora kujya kuri hoteli bakamenya ngo kujya mu rugo iwabo bwite nibyo bifite umutekano. None ko ariwe yahuye n'amagorwa gusa, ariko nta nubwo muri video bigaragaza ko aravuye gusambana, kuko agaragara yiruka akibiti n'amabuye bamwe anyura inyuma. Nanjye akavideo narakabonye yirukanka wanyura mu ruhave ahantu. Nyine ikibazo wakwibaza uti ese munamubwira ati Sabin uyu munsi noneho nurancika noneho uyu munsi wa kabisa. Uwitwa Karara washyize hanze amakuru ya Sabin yavuze ko ngo uriya mudamu bivuga ko Sabin bakundanaga witwa Ngwino Ndebe, ufite n'impanga ye menya yitwa Joyeuse n'atari Jojo cyangwa Jojo n'irindi sinibuka, ubwo bafite shine yetu bitwa Jo Twins. Bivuga ko ngo uriya mugore yahoze akoreshwa ibiganiro na Sabin. Ari uyu nguyu Karara washyize izi video hanze nawe yahoze akoreshwa ibiganiro na Sabin, ndetse n'ibiganiro Sabin bakoresheje bombi bari kumwe, bigaragara ko bari baziranye. Uyu mugore akomeza avuga ko ngo kamera zirampanga zikoresha ngo zayihawe na Sabin, ngabanje kubisabira abanje kugisha inama umugore, anambwira ati bari abantu tubatize kamera
barabyemera. Umugore avuga ati rwose jyana nta kibazo, umugabo wanjye agira ngo mbese ni ibintu biri aho tu. Gusa uko mbyumva ndumva uyu Murungi Sabin kigaragara cyo niba kuko iyi video uko bayigaragaje ariko kuko ari ukuri, ikibazo hano cyaba kiri nyirizina cyaba kiri kuri nde, kuri uyu Murungi Sabin. Nuko Murungi Sabin we deja kuba yarafashe icyemezo cyo kujya kuryamana n'uwo mugore, asize umugore mu rugo we, noneho deja akajya no mu rugo rwa wa mugore. Urumva bwabyo ni ikibazo gikomeye. Urumva iyo ikigaragara cyo uyu mugore ntitushobora no kwemera yuko uyu mugore wende uwundi waje gufata iyi kamera atarahamagawe n'uwo wundi. Cyose wabyemera ute? Ariko umugore wa Sabin nta kibazo yagize kuri iyi case, kuko ari ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2024 umugore wa Murungi Sabin yatanze ubutumwa bushyira umutyo kuri kino kibazo cya kimaze iminsi kivugwa ku mugabo we. Ni ubutumwa uyu mugore yanditse ageneye umugabo we wari umaze iminsi arimo kuvugwa, aho uyu mugore mu magambo ye yagize ati turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi natwe turasangira n'abandi, urukundo ruganze kandi tuzatsinda iteka, ndagukunda cyane papa, I'm okay. Ana magambo urumva umugore wa Sabin yanditse. Uyu mugore ameze nka wande watewe. Nuko ngo Theo niwe wa mugore we bamuhamagaraga we yenda ati ko tumubonye hano ari gukora ibingiwe ari kumwe n'abagore binini, akavuga ati ngewe umugabo wanjye turaryama, turi kumwe turaryamanye. Bamubwira ati muduhe, urumva ati yagiye muri dushi, ati naza ndamubaha, agahita bakupa. Urumva nawe rero uyu mugore ibyo no kugira ngo mu mutima we birimo bikumurya, ariko kugira ngo public nyine bigaragaze ko nta kibazo afite, urumva arandika iyo message nyine kugira abantu bayibone bavuga ati nta kibazo. Ariko mu by'ukuri buriya umwegereye mu mutima we arababaye. Ariko hari igihe wenda yizera umugabo we, bamaranye igihe bafitanye abana babiri, akabaze neza ko umugabo wenda yarenganaga, kuko muri video nta hantu bigaragaza ko Sabin yari avuye gusambana, kuko twagiye tubona uwitwa Sabin we icyabaye nuko yirutse gusa ntituzi ngo yirukankaga aziriki. Wenda nabyo birashoboka umugore kuba yamwizera akavuga ati njye umugabo wanjye cyo muziho cyo ntabyo akora, urumva, cyangwa akavuga ati bitewe bashobora gusana n'uwo mugore nawe yiturije yikundira amahoro, akavuga ati njya kujya ngire mu bintu bisange bigiye kuba birebire, ngiye gutandukana nawe, turashwanye cyangwa turatandukanye, namo ikiza nabyoroshya ngareka kubigira ute, kubigira intambara. Kigaragara cyo nuko umugore akunda umugabo we cyane ya ndetse yanagaragaje ko haba mu bibi no mu byiza nyine nka Jacques na Rosa azaba muri inyuma. Gusa tugaruke kuri Sabin. Sabin yari yarashyizeho abanyamakuru twatujyara akabendera abamukorera. Sabin hari benshi babonye ikiganiro bari kuvuga ngo afite isoni, ngo nago nawe wari we wayigira mwana, buriya nuko yabya uburari kugira ngo ni kwa kundi umuntu abafite isoni mu uza mu isura ye, ariko akavuga ati public y'abantu ninkomeza kubura barita bavuga ati nta byabana babikomfurime. Noneho we akavukina diru yo kuvuga ati rekanze kuri kamera njisha abantu mbereka ko ngiye nta kibazo, ariko mu by'ukuri ni ibintu babyumvikana. Sabin we avuga ko impamvu yirinze gusubiza abantu ndetse yanabyirinze cyane, avuga ko nta mwanya afite wo gusubiza bagiye bamuvugaho ibyo babonye byose. Avuga ko kuba ngo arakandagiye mu ishuri burya ngo no kwiga ni byiza, ashishikariza n'abantu kujya kwiga, ngo biri mu bintu byatumye nyine adaterana amagambo n'abantu cyangwa se agire icyo abasubiza. Avuga ko ashima kuba rwose yarize, ari mu mpamvu zatumye abasha gutambuka kuri bino bigeragezo agiye ahura nabyo. Ngo no kuvuga ngo nyine nawe birumvikana, erega aratera amagambo se y'ibiki, arajya kuvuga iki? Erega hari ibintu ubutagira ibyo uvuga, video irahari wenda nuko amahirwe yagize. Ese kuki yirutse niba yarari umukuri yirukanyishwe n'iki? Ko nanjye video wabonye yarari kwiruka, iyaguma hamwe kigumiraho yarara kituriza, yari kuba afite ikibazo cye. Ni kamera bamugana atinya, nase niba atinya kamera ko yagiyeho, cyo ni kibazo wakwibaza. Ubwo ushatse kuvuga ko atirutse ari gutinya kamera, ahubwo yirutse afite ibindi byaha cyane. Erega umunyabyaha ungana kimwirukanye, sibyo? Ni ibintu byibizwe. Ni ukuvuga ngo nawe tekereza niba Adamu na Eva, reka dufate urugero kuri Adamu na Eva nabo bo muri Bibiliya.
ku bantu bemera Bibiliya bumvisha imirindi y'Uwiteka bagira ute bariruka bajya kwihisha nose bagiye kuki bagiye bakajya kwihisha nuko hari icyo bikekaga nuriya nawe yari kwiruka avuga ati reka nihishe batambona yaba wenda iyaba ari ikiganiro bari bagiye gukora cyangwa iki yari kuba hatuje nta kibazo yari kubagira ariko kwiruka byo byonyine ni ikigaragara ko yatsinzwe. Uwafashe video yashyizwe hanze n'uwitwa Karara uyu munsi ni umunyamakuru ndetse n'afite umuyoboro wa YouTube ariko yamenyekanye kuri chaîne ya Sabe umumuritse yagiye amukoresha ibiganiro ndetse uyu Karara akaba yarazaga ari kumwe n'uyu ngwino ndebe uriya mudamu bivuga ko Sabe yaryamanaga nawe. Karara kugira ngo afate amafoto cyangwa se video za Sabe ashyire hanze ibintu by'uwahoze ari inshuti ye bakoranye ibiganiro ubwo yitwaje ko wenda ngo baba barabaye abanzi ibyo birakwiye. Ni ukuvuga ngo njye ikintu ndi kubonamo uyu mugore witwa Karara hari urabona niwe wahuje uyu mugore wundi bavuga ko Sabe bari baryamanye sibyo n'uwo na Sabe. Ni ukuvuga ngo uyu mugore ashobora kuba yarageze amahara akavuga ati ngewe iki kuba kibaye ngewe Sabe dusa nkaho tutari kumvikana neza byanashoboka kabitekereza mu mutwe avuga ati ntangire kamugaragaze cyangwa akaba yashwanye n'uwo mugore wundi akavuga ati uyu mugore ari kunyishongora kubera ko yabonye wenda ari icyuki kumurusha nabyo birashoboka ushobora kubona umwe akabona akamukurura kurusha wa wundi none wa wundi akagira ishyaka akavuga ati ngewe reka nkora iki n'iki kugira ngo mbashe kugira ute kubagaragaza nanjye bereke ko ibyo barimo nta gahunda ariko mu by'ukuri uyu mugore we kubigaragaza gutya nawe yakoze amakosa ku ruhande rumwe nkuko iyaba ibi ntabwo ari ibintu byo kubishyira kuri YouTube kujya kuri kamera kuko nta mugabo utagira ibyago urumva nta mugabo utagira ibyago ariko icyo yakoze kuba we yarabigaragaje gutya akabishyira public nabyo ubwabyo bari ikosa urumva. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ushwana n'umuntu ugashaka kwerekana amafoto ye yambaye ubusa ngo amafoto ngo amafaranga cyangwa ngo ugira ute mutabima ndabikunda ko ibi urumva ko nawe ari mu rugo ruhande yerekeragamo. Ikigaragara cyo uyu mugore nawe ibi ni bya bindi bahora babuza yo kuba wafata ikintu cyose ubonye ukagishyira kuri YouTube uri kutwika cyangwa uri kugira ngo wemeze umuntu aribyo twabonye kuri ya nkuru ya Irene. Ariko umuntu ashobora kuba yaraguhemukiye nawe nta bundi buryo ufite wamukubita nta rushyi wamugezeho kubatereka muhemukire muri buno buryo cyane ko uramugura avuga ati none se ninjye nagizemo uruhare ninjye yabwiye Sabe agiye kwirukanka yatiruka ninjye yamutegekaga kwiruka none ni ukuvuga ngo uriya mugore nawe yakubise ababaza yaravuze ati ibi nimbikora kamera iyo uyikoze ikintu cyose uzarebe ikintu kuri kamera ni ukukereka isi yose kuko nibavuga ati uyu ni umwana mwiza bose bahita bavuga ati sha wa mutipe burya nuko ateye urumva kamera nyine ihita kugaragara ni ijisho rya rubanda kamera ni ijisho rya rubanda ihita ikugaragaza ahantu hose ukahita umenyekana nicyo cyabaye rero kuri nde. None se wenda nakubaza ikibazo ari uwashyize hanze video n'uwagaragaye muri video uwahemutse n'uwo wahemutse ni ukuvuga ngo byategwa n'uruhande wenda twarebamo ku mugore ariko umugore sibyo umugore wa Sabe koko oya umugore ntawe urimo turi kuvuga turi kura ku bantu babiri uriya muntu washyize hanze ari washyize hanze video ya Sabe amahanga ya Sabe ashyira hanze na Sabe ugaragara muri video yagiye muri hari ahantu ninde uri mu makosa ubundi uri mu makosa se njyewe izi mpamvu natavuga ko hari umuntu uri mu makosa muri bo cyangwa ngo mite citeka njyewe impamvu ndi kubivuga byabikosa Sabe rirabikosa ari uko wenda koko yabikoze akaba yaracinyo ikosa afite Sabe si uko yaryamanye n'uwo mugore kuko umugabo wese bishobora kuba byamubaho ariko ikibazo cyabayeho nyirizina nuko uyu Sabe urumva we avuga ko bitabaye dore ikibazo ahantu kiri nanone uyu mugore none wamufashe wifoto rirabikikosa kuri we iyo mu by'ukuri byaba atari byo Sabe yakoze ariko niba Sabe yarabikoze koko ubwo nawe ari mukuri
mbo ikigaragara ni iki, uriya mugore ngiye ukuntu mbibona ni beef, asa nk'uwari ufite beef muri we. Uravuga uriya Karara? Afite beef, nuko yanze kubigaragaza, ariko afite beef, kuba afite ikintu yarashaka kwihumuraho. Noneho mu buryo bwo kugira ngo yihimure neza, akaba ati nzakubita ababaza mushyire public. Kuko ari aho yari kumwegera akavuga ati ngewe naragufashe, nubwo wankoreye ibi ngibi, ngiye dore ngiye ifoto yawe ndayifite, ibyo wari gukora. Niba rero utankoreye ibi hagenda gutya na gutya, kuko ari n'ababikora wenda bakaba bahurana hirya no hino bakagira ute bagasaba imbabazi bikarangira. Ariko kubishyira public, ikigaragara ko yavuga ati reka mwereke babandi bavuga ngo uyu muntu w'umwana mwiza ngo ibiki n'ibiki, mbereke ko nawe afite tugeso. Ariko wenda tukiranga hagiye hagaragara abandi bantu bavuga ko Sabe yagiye abahemukira. Benshi badatinya kuvuga ko Sabe ashobora kuba afite abanzi benshi muri uruganda rwa YouTube. Aho Ndimbati yahise agaragara avuga ko Sabe yamufungishije, ndetse ngo avuye muri gereza aramubwira ati rero Sabe genda ufate kiriya kiganiro nanjye narabyumvishe ugisibe. Sabe arabyanga. Ndimbati, abafana ba Ndimbati bikomye Sabe. Muri make Sabe ukuntu abantu bamufataga nk'umuntu w'intungane w'umukirisitu, batunguwe no kubona nawe yagurutse. Gusa ko Sabe yarirukaga biragoye kumyese, kuko ubundi yaravuye gusambana, kuko iyo atari inzoka yarabonye mu nzu akiruka yihunga. Ntabwo wakwaneza gutyo uvuga inzoka, none si inzoka yabuze kwica ariruka. Kuki se yirutse ariko kameri nge ikibazo si inzoka, yenda reka tuvuye ko hari inzoka yiruka, none si yo kamera kuki yaje akaba ariko yiruka, iyo kamera yari ivuye he? Nuko wango mu byukuri nge ikintu mbona cyo urumva uyu Sabe ibyo wenda reka tuvuye ko ari byarari gukora, ari gusambana, sibyo? Nubwo we hagati yabo batari kubyemera, we umugore we urumva nge umugore we nta mukunze cyane, umugore azi kubaka, afite n'umutima wo kubaka, kuko aravuga ati ngewe umugabo wanjye kujya nimvuga ibi bintu public turashwana, sibyo? Nidushwana na wa mugore, nidushwana urasanga n'ubundi nisenye urugo, kuko abantu baragutiza umuhoro. Usenye ugwe bamutiza iki? Umuhoro. Abantu ati dushwane wa undi arwengeye cyane. Noneho akavuga ati ngewe reka ntiturize n'ubundi ndaryama kundongora, wenda arandongora nashaka batabikora, ariko mbayeho neza, siko? Noneho akavuga ati ngewe reka ntiturize n'ubundi umugabo se, ubundi se buriya abagabo benshi pourcentage kwijana baryamana n'umugore umwe, ariko umugore abagore barihangana. Nose n'abagabo uzi, n'abagore uzi bazana n'abagabo mu rugo, b'abakozi bo mu rugo, bakazana wenda abakobwa b'ibyuki, akagenda akamupimisha, urumva sida, akamupimisha imitezi, ibintu byose akabipima, yarangiza nyuma yo kubipima akavuga ati reka mushira, ndabizi ko umugabo wanjye azajya mujyaho, ariko ari aho ngaho mu rugo, urumva, kugira ngo umugabo atazayashurashura hirya wenda ajya arongora uwo. Ni mu byo bwo kugira ngo avuga ati agira ute yishima, avuga ati ngiye gose nta wasi nari. Ariko muri Kigali n'ahandi henshi usanga abakozi bo mu rugo bahitwamo n'abagore. Nyine nibyo benshi, umugabo ashobora kuzana umukozi wo mu rugo, umugore ntabyemeye akahita amwiruka. Hari naho abagore babazi ko hari akageso abagabo babo bafite, akavuga ati reka ndebe umugore basi uwazarongora hano atagiye kuncinya, kuko kugira ajye hanze akuzane bya bigwara utazi, arongora wa ndi wo mu rugo, urumva ubuzi nyirizina, ukavuga ati wenda uyu aryamana nawe ntuwo mu rugo, nta kibazo ndamuzi, nta bigwara wenda zanzanira. Niyo mpamvu rero babikora, hari ababikora benshi, hari abanzi babikora. Ubwo so umukozi saba ari nk'indaya hari, nuko ngo baramuzanye mu buryo bwo kugira niba ingese umugabo yaramunaniye, umugore nta yindi shoba afite. None se ubwo umugabo ingeso yaramunaniye, ariko afite umugore yikundiye, umugore akamuzanira uwo mukobwa wundi kandi umugabo atamukunda, ubwo bibyenda bite? Urumva nyine nawe ubwo uwo mugore ajya kubikora ari uko azi ko umugabo we atari afite yiziritseho, ahubwo ari kakageso ko gushurashura. None akavuga ati wenda reka nzana umwiza hano, basi azajya avana bihaze, wenda niba mu gihe nari mu rugo aza amuhugireho, genda garuke tsagaramaho ya system ya Abraham na Sara. Cyane. Ubwo rero urumva yuko n'uyu umugore ashobora kuba ati ngiye rwose nta kibazo mfite, urumva umugabo yabikora atabikora ndarya n'ubundi ngiye kujya kwiteranya n'abantu nsenye urugo rwanjye, reka ngira ute, reka mbyihorere, sibyo? Kubigaragaza public
ubwo mu Rugisabe twizere ko isomo yarifashe. Isomo riyeze ntagiye yapfanye kuko n'ubundi ukiri mu muntu nawe ukivamo. Nuko neza nibwo bwa mbere buriya. Kwari uko ari kamera yamuguyeho buriya nibwo bwa mbere. Ntabwo ari bwo bwa mbere ahubwo nuko ari ya kamera yagize ute yamuguyeho. Hari umuntu wavuze ngo ni gute ntabwo byashoboka ko wakoresha abagore 100 ku mwaka, abagore 300 500 buri wese akubwira ibibazo bya hagati ye n'umugabo we, uri umugabo muzima ubura umwe muri bo nawe wisayidira. Ntetse urumva bishoboka. Erega turi abantu sibyo, twemera turi abantu. Ngewe uri imbere yanyu nawe ndi umuntu sibyo. Amarari nawe utagira sibyo, tugira amarari twese. None muri amarari tugira hari umuntu nukabya urumva akabona uyu nguwe akumva yajyayo, akabona n'uyu akumva yajya, akabona n'uyu akumva yajya. Noneho hari n'uvuga ati reka wenda basi akagira umwe umugwa kuwunuza ku mutima, avuga ati rero uyu nguyu reka bari we niringira mwizere urumva ebana ku buryo isaha n'isaha ari we nzajya ngira ute nzajya nisayidiraho. Ako yanjye ajye mu bandi benshi nanone akigira kuri uwo nguwo, we akirinda kujarajara. Ahubwo ikintu turi kwibaza, uyu mugore we yarafite umugabo. Uyu mugore ngwino ndebe yari afite umugabo, ndetse n'umugabo we Sabe igize kubatumira ku Isimbi TV nabo bamubwira ibibazo by'urugo rwabo, arabahuza. Nuko ngo ngwino ndebe yari asanzwe afite umugabo babana. Bajyaga no ku Isimbi TV bagatanga ibiganiro. Ariko ngwino ndebe n'umugabo we nyuma baza gushwana. Baje gushwana bajya ubu bari muri divorce nubwo itaraboneka. None bigenze gutyo umugabo wa ngwino ndebe akavuga ko gutandukana n'umugore we ngo Sabe ashobora kuba ari we ubyihisha inyuma. Erega ni n'ibintu noneho urumva uyu mugore ashobora kuba yaravuze ati kugira ngo mbemeze koko ko ari byo abyihisha inyuma reka mushyire public sibyo, ngende noneho mfata ifoto mbyerekane koko ikigaragara cyo Sabe yabiza muri wari kugira ngo uyu ngwino ndebe atandukane n'umugore. Ibyo ariko nibivugwa nibigenda bivugwa n'abantu mu nzira, nta hantu akariho karavugwa, abantu bagenda bivugira gutya, akariho karavugwa. Neze babivuga babikuye barabitoraguye, no kuvuga ngo barabibonye. Niyo mpamvu rero hagati yabo ahubwo kuno Sabe ari kuzajijisha ngende kora ari kujijisha. Abantu babonye uburyo bushyashya yatangiye gukoramo ibiganiro bakeka ko atazongera gutumira abagore. Ayewe shobora kuba yarabacitse kubera nyine ikibazo ahantu kiri nawe urabyumva akanya ntabwo wahitumira abandi bagore. Nese urumva wahitumira ari wowe wahitutumira, urumva kano kanya ntabwo wahitufata icyemezo cyo kongera gutumira abagore bari kukuvugaho. Ahubwo ikizima ukora ikintu ukora urapoesha ukavuga ati ngereka niturize noneho abantu mbajye sini mbereke ko ngewe nabera nabirenze, nzongera wenda nka nyuma y'amezi 5 ya nkuru yibagiwe nangire batumire. Ariko nukuvuga ngo ubu nashobora kuba yavuga ati reka nzavuga no kuvanga agiye kuba yikorera kuriya mu mezi 5-6 tuzajya kubona yongera abagarura. Kandi noneho buriya ikigusetsa ubu n'abagabo b'abagore bagiye kugira bagiye kwikangamo. Wa mugore azajya tumira niba afite umugabo uziye kugira intambara igiye kugira bagiye kuyavuga ati uyu muntu yazanye ivya byose si shyashya. Abantu baratangira kugira urwikekwe kubera iki? Kubera ibyo yakoze byagaragaye. Ahubwo uribaza ubundi deja akimara kumva iyo video yahise ajijisha ajya hanze ya kwivuza. Yaragiye kwivuzaga iki? Ubu n'uburwayi atatangaje. Nyine kuriya ni kwa kundi uba ikintu kikugwaho noneho ukavuga ati ngewe n'ibiki kintu kinguye reka mu mabana amaso bajijishe nge hari hakurya nimara kugerayo nzagaruka bazavuga ko nari nagiye kwivuza atari ukuvunika. Ariko mu by'ukuri ni mu byo bwo kuyobya uburake. Ariko umugore wamushenje witwa ngwino ndebe we yakomeje gukora akazi ke kuri YouTube n'ubu ngo baracyakora. Umugore abagore ze hari isoni bagira, umugore ze yabura nozi iki iwe yarafite ikibazo ki we umugabo we icyambere cyo yaratandukanye n'umugabo we sibyo. Nta kuvuga nta kwishisha wenda ariko uvuga ati ngewe ndahinguka mu rugo ngiki icyo gihe nta kibazo afite. Kandi nawe ari proud yuko kuba yajyamana n'ura mugabo nta kibazo yagira.
noneho deja reka we birumvikana iki we arakomeza akore. yeah Impamvu arakomeza gukora ni iki? Nta kibazo cya mbere afite. dusoje ubwo ni iki twavuga mu minota umwe? Dusoza ngiye ikintu mbona twavuga, ikintu cya mbere ni uko Sabe agomba kuba yakwisubiraho kuko ibyo amakosa yarakoze.